kunyandikaho igitabo nyine kibyandanze. Sasa no dutangiye tubwira ati bagiye kunyandika igitabo kivuga ku buzima bwandanze, niyo mpamvu yari umunsi wanjye w'ibyishimo. Urabona ukuntu bandika nyine autobiography bavuga ku gitabo cyaranze wenda umuyobozi runaka, umuhanzi runaka, hari igitabo cy'ubuzima bwawe, ati ni umunsi w'ibyishimo byanjye. Iki gitabo kivuga ku buzima bwanjye, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umugabo dutangiranye ni Sanjay Dutt. Sanjay Dutt ngo ubuzima bwe abahinde bukunze kubacanga bakamwibeshyaho, niyo mpamvu agiye kutwereka ubuzima bwa Sanjay Dutt umeze bute. Umugabo yaravuze ati musome igitabo cyanjye nibwo muri buze kumenya Sanjay Dutt ndanjye ndetse n'ubuzima bwacu bwanjye. Ubuzima bwa Sanjay Dutt bwagiye busa nkaho buhurira n'ubuzima bwa Mahatma Gandhi. Sasa uyu mugabo wumve kwikina. Umugabo yagiye yandikisha igitabo kivuga ku buzima bwe ni Sanjay Dutt, mu Buhinde bamuzi nk'ikirara. Ariko igitabo cye nyine batangiye mu inshuti ye ngo niyo yacyanditse yitwa Dave Wimasizi. Mu gitabo nyine bari kugenda bagaragaza ukuntu Sanjay Dutt uburyo rwose urugendo rwe rw'ubuzima hari aho ruhuriye n'urwa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni umugabo w'intwari w'umunyamahoro wazaniye kwishyira ukizana, nyine yenda yakomera nka Nelson Mandela ariko wamurenze. Wakinnye mu ishusho ya Sanjay Dutt ni umwana wa Rishi Kapoor bamwita Ranbir Kapoor, ni umuhanga cyane uyu musore. Dutt n'ubuzima bwa Mahatma Gandhi ni ubuzima bwendaga gusa nkaho bumeze kimwe, babayeho kimwe muri isi ya. Bitewe nuko Sanjay Dutt imyaka ye myinshi yagiye yimara muri gereza. Sanjay Dutt rero kina filime ubuzima bwe yagiye yimara muri gereza igihe kinini. Ubuzima bwa Sanjay Dutt yomaze muri gereza ndetse iki akaba ari ikintu ahuriyeho na Mahatma Gandhi kuko n'ubuzima bwe bumaze muri gereza. Sasa mva ikigoryi mbega ni nkuko abona ibandi ry'uyu munsi ryiba ryigize nabiri kwigereranya, wenda tuvuge nka Nelson Mandela kuko nawe yamaze igihe muri gereza rikavuga ati ngiye hari ibintu mpuriyeho na Nelson Mandela. Nelson Mandela yarafunzwe cyane nanjye kandi narafunzwe cyane, urumva ko njye nawe tumeze kimwe. Sasa niko rwa mashomampa. Sanjay Dutt ndi intwari muri filime babanze nk'intwari muri Sanjay Dutt mfite intwaro yitwa AK-56 AK-56 ariko nta rimwe nigeze nyikoresha. Urumva ko njye na Mahatma Gandhi tumeze. Andika igitabo kimuvuga ku buzima bwe, ariko wanditse igitabo kiyagiye aramufata atangira kumugereranya na Mahatma Gandhi, kandi uyu musore we ni ikirara. 2006 abashinzwe kurwanya iterabwoba mu rukiko rushinzwe kurwanya iterabwoba bari bakatiye Sanjay. Soka njyewe nibereye ku rukiko, kumba umunyamakuru ku rukiko ni Kayago Kabango kagira umunwa shawe Yago Bango. Njye nibereye ku rukiko, amakuru asohotse mu rukiko aravuga ko rukaba ruhaye Sanjay Dutt ukwezi kumwe ko kuba yamanika amaboko akaba nyine yitegura ukwezi kwarangira akaba yajya muri gereza. Buriya mu Buhinde mu nsheri mwihangane mfate pose uko turi kureba ibintu byanyabyo bibaho. Sanjay Dutt mbere yuko bajya kumufunga urukiko rwarabanjira mu kwezi kumwe ari hanze yidegembya ngo banza arangize amafilime yari ari mu nzira ari gukina yose asigaye yarangije. Impamvu leta y'Ubuhinde bikoze, Ubuhinde buriya ikintu bita filime bagifata nk'umuco, ikintu kinjiza amafaranga menshi mu gihugu cyabo, ku buryo mbega usanga nk'umukinnyi wa filime nk'uyu nguyu Sanjay Dutt filime bari gukina urukiko rumufunze izo filime atazirangije, igihugu cyaba gihombye amafaranga menshi cyane. Hari abaturage benshi bari buzakine muri iyo filime babahombye, niyo mpamvu bamuhaye ukwezi ati banza urangize filime wari ufite hanze bamare kuzishutinga ubone kujya muri gereza. Ndi kukubwira ni ibintu byanyabyo. N'ejo bundi uyu Salomon Khan agiye kujya muri gereza, ariko babaye bamuhaye ikinga banza arangiza amafilime yose yari ari hanze. Ibi byose mba nkubwira ni ibintu byanyabyo. Uyu musore Sanjay Dutt ibi ndi kukubwira turi kure ubuzima bwe. Uwo munsi urukiko rumukatiye imyaka 5 barambwiye ati ariko tubanje kugukwezi urangiza amafilime wari ufite hanze ubu yashuti. Sore Sanjay Dutt uwitwaga nyakwigendera papa we witwa Sunil Dutt nawe akaba yari umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umunyepolitike. Papa Sanjay Dutt yitwaga Sunil Dutt yapfuye 2005 muramwibuka umusaza. Yakinaga filime yari n'umunyepolitike yabaho minisitiri w'urubyiruko na siporo hariya mu Buhinde. Mbamuzi gutaratu. Sanjay Dutt avuka ku babyeyi babiri b'abakinnyi ba filime. Mama yitwaga Nargis, we yari mubi cyane yararenze, yarapfuye ariko yapfuye kera. Cyorohereza niba mufunga ahubwo niba mwice. Sanjay Dutt yatangiye kumva barumukatira. Ibi ni ibintu byabayeho, abantu batangiye kurumucira bavuga ati ahubwo niba mumanike. Abaturage nawe urabazi kuba yasubiza abana bagenzi bakababwira ati papa wanjye yarapfuye, aho kugira ngo umwana asubize ati papa wanjye ni ikihe bari muri gereza. Ariko uzi kujya kwishura abandi bana batonya uzi ukuntu nawe abana batonya basererezanya. Iyo bari guserereza abana bawe papa wawe ni ikihebe yaturikije abantu, ati buriya byaba byiza ubaye warapfuye abana bawe bakajya bavuga ati papa yarapfuye, aho kugira ngo bajye bavuga ati papa wawe ni ikihe bari muri. Kuba yanyandikaho igitabo kigaragaza ubuzima bwanjye abaturage bagisomeye bamenye ubuzima bwanjye nabayeho gute, kuko urukiko ruri kugaragaza ko nshobora kuba ndi umugizi wa nabi. Byibura abaturage bamenye ukuri bamenye nabayeho ubuzima bumeze gute. Abaturage hano hanze bashobora gucira urubanza kandi bose bari kukuvuga si inshuti zawe, ntusohokana nabo, ntuvugana nabo, ariko ugasanga bari kugenda bakuvuga uriya si umusinzi, uriya se ntaba ari kumwe na za Rupita. Nyine nibyo uyu musore kuvuga ati bara ntago ari inshuti zanjye, ntago banzi. Ni gute baza bagakubwira ngo ndi ikebe? Abaturage bose usanga bari kumvuga nabi baba bashingiye ku bitekerezo n'ibyo
babonye kuri televiziyo, ibyo babonye ku mbuga nkoranyambaga, ibyo babonye mu makuru nyine nimba basomye inkuru bavuga ati umuhanzi wenda Bruce cyangwa se umuhanzi wenda Bulldog gutya na gutya bamuvuga gutyo, abaturage nabo bagufata bashingiye kuki ku byo basomye mu binyamakuru, ntago baba kuzi cyangwa se bazo wanditse yanditse ashingiye kuki. Nibyo umusore kuvuga ati bose b'abaturage bancira urubanza, ibitekerezo byo bishingiye ku makuru. Sawa, nimba utangiye kumbaza kubyerekeranye ngo ubuzima bwanjye wenda nakoresheje imbunda, ibiyobyabwenge, ibintu by'imico mibi byose, base kumwe kugira ngo leta imfunge, manika amaboko bamfunge, nyemerera nkubwire inkuru y'ubuzima bwanjye. Ati wahitamo nkakubwira ku by'imbunda banshinja, iby'ibimogi banshinja, byose ndaza kukubwira inkuru yanjye. Nzamaze kukubwira nimba inkuru yawe nayikunze yampofoye nk'iryo jambo umusore yakoresheje, inkuru yawe nzakwandikaho igitabo pe, ninayikunda sinzakwandikaho igitabo. Umusore arifuza byibura igihugu kimenye ni muntu ki, aho kugira ngo abantu bajye birirwa bakuvuga batakuzi, byibura najya no muri gereza bamufunze, leta yamufunze, abaturage bazasigare basoma ubuzima bwe bamenye ni muntu ki. Kandika amateka ya Tendulkar, Sachin Tendulkar ni umukinnyi nyine wa baseball hara mu Buhinde, baseball bayikunda cyane, nawe ni umusitari. Abo bose babanditse tuwe ni mu rubanza umubaze ngo waryamanye n'abakobwa bangana iki, nakubwira ko yaryamanye n'abakobwa bari munsi ya 200, umenye ko Sanjay Dutt ari kukugira bari munsi ya 300, wamenya ko ari kubeshya. Na mbere n'ubwa mbere nakumva nashimira ibitangazamakuru, umutwe w'inkuru mu kinyamakuru none uyisuza kunyi babonye umusitari nk'uyu nguyu yahuye n'umuntu bahita bandika batabanje no kumenya ngo byagenze gute, bapfa ko babonye mwawe bashaka inkuru zabyaciye. Umukobwa numva ikibazo yahereye kugira ngo yumve ko uyu mugabo ko ari buze kumubwiza ukuri, havuyeho umugore wawe waryamanye n'abandi bagore bangahe kugira ngo menye ko mbwiza ukuri muri iruhande, none se n'indaya nzishyiremo cyangwa nzikuremo? Ntabwo rujya rubeshya rukanga umugabo uri hano ntatinya kuvuga umubare w'abantu baryamanye 350 n'umugore bari kumwe. Bivuze ko iki kigabo cya Sanjay Dutt ntabwo kijya kibesha disi. Kuri chapitre y'igitabo uzita Imana, kuko uyu mugabo namwitaga Imana. Sasa uriya mugabo waje kubuza uyu mukobwa ngo yandike ku gitabo ngo Sanjay Dutt dore n'uwankomerekeje mu gahanga, Sanjay Dutt ngo kera yamwitaga Imana. Batangiye kuri codinga na filime yanjye ya mbere, uwo musore iteka yahoraga ahantu nabaga ngiye gushutingira filime kuri seti, directinga filime nari ngiye gukina, nabaga mfite ubwoba. Sasa bano bakinnyi ba filime benshi mu Buhinde buriya ubona bakina filime, ba papa babo bari bo babanje gukina filime bakabizanamo abana babo hafi ya bose. Sasa Sanjay Dutt najya gukina filime ya mbere ngo yari afite ubwoba, ngo yari ifitiye ubwoba papa we ndetse Sunil Dutt ari uri kumudirectinga. Buriya umuntu yakubiswe n'ibiyobyabwenge, amatabi, biyoga, kamera iri kumureba nyine babona umuntu yarakubiswe tu, ariko iyo wiyitaho nyine iyo ugeze imbere ya kamera avuga ati mbega umwana ufite fresh. Rero kakagabo dutangiye karibuza wamwanditse ati ntuze kumwandika inkuru, dore ngaka bari kumwe icyo gihe. Kwanye za kera za Gladiator iyo zajyaga kurwana zanywaga bino biyobyabwenge nawe mwe. Sanjay Dutt batangiye kumungwa ibibazo bigiye fata abasore mu masaha 6 y'ijoro, umuntu arya asanzwe bidufata mu masaha kuzi y'ijoro, kubikontorora byatumyaka 21 neza bakumva ari nk'ibintu bari gusaba uyu musaza yabasabira nk'uriya mukobwa we n'iki habari kubivugamo baca ku ruhande cyabiriya bintu ngiye mbaca gukora mu masaha kuzi y'ijoro. Mfite imyaka 18 ariko najyaga mbikorera hejuru iwacu kuri terrasse, papa wanjye aza kumbona ndetse Sanjay Dutt yarakiri muto afite imyaka 21, kumushuka byari byoroshye, ati fata ibinini umwe wica uburibwe man. Fata gatatu njya kunywa ibyo biyobyabwenge nuko byari byamaze kunkoroniza. Buriya bwa mbere ushobora kunywa mugo umeze nk'uri kumva atarike bimeze ite, bwa kabiri wenda ukayumva ati nagahinda, bwa gatatu ntago none ubuciyobora yo ubwayo niyo ibiri kuko umubiri ubugutegeka ati genda uyinywe, ntago none wowe ucibasha kwikura. Ababyeyi bari bafite abafana benshi kubera gukina filime neza, iminsi cyahise gipfubikishwe n'umutima. Umva urugo rye ariko rwa Sanjay Dutt ngo buri isengesho usenze uri kuye ku mutima Imana irarisubiza. Ati rwa rusaza mu minsi mike rwaje kwicwa n'umutima, rwa rusaza rwitwa Gabi rwo kubishuye rwaje kwicwa n'umutima. Bivuze ko Sanjay Dutt kwereye mu gihumba ko no gusengera umuntu uvuga ati Mana wamfashije rwa Gabi rugapfa, ejo nyine bumva ari ibyo sengesho ni muri kuye ku mutima Imana yarisubiza komeye cyane, we ntago warushobora. Sasa uyu musore yatangiye kwibaza buri gihe asangira urumogi n'uyu mupushayi urumugurisha, ariko we kuki aba ameze neza mu gihe abandi rubica bakajya muri za rehab bakagaruka, we kuki rumwica? Yahise amugurana ati fata runo warumpaye nanjye ndanywa runo warumpaye, baragusa nimba rukomeye cyane kuki yo rutajya rukwicira ubuzima, weho ruriya rworoshye udaruka twicira ubuzima. Ababyeyi banjye barakomeye barananyishe, none se ko wambwiye ngo bapfiriye mu mpanuka barongeye modeli ya glucose, byandi bakora mu biswi bya glucose biryohereye nyine bimeze nk'isukari, nibyo unywa ukatubeshya ngo uri kunywa nawe urumogi. Nawe ubyibaze nta muntu ucuruza mugo wayinywa, ntago bishoboka. Mwebwe barabaruga nta n'uwayiha umwana we, ariko abana b'abandi yirwa yibahata, wowe ukabona nawe arikugurisha yishimye, wese kuki atayinywa? Buriya yayikunywesheje ntago wayireka, buriya nawe agiye kujya ayinywa tu. Kirego cyakaze rero babayobozi bari inshuti z'abamagara kabwira ati mwarwanye ko bagenzi banjye babafunze cyangwa umwana wanjye afunze mwamfashije. Iyo ikirego gikomeye bose babanga kwitaba telefone akubwira turi busy, si cyo kese kisigaye ikaze, niko bigenda. Sasa Sunil Dutt yatangiye no kujya hamagara abayobozi
abayobozi benda bakamufasha bakamurwana bakarokona abana umwana yasoka bakanga kumwita cyari gikomeye nta muntu washakaga kucinjiramo Sanjay Dutt yaragiye kubita amezi 6 ari muri gereza papa we wari ministry kumufunguza byaranze dore 040 baramubona ariko imbere yacu kumufungaza byaranze kubera ikirego cyari gikomeye hari igihe kese bikomeye ku buryo kufishene biba bitoroshye mu nsheri ahora guhera mu gitondo kugeza ninjoro yirukanka ku bayobozi kuba asaba abavoka asaba abanyepolitike abapolisi agerageza kureba ko yagufungura buri muntu uri muri gereza ntago abazi ko uri kwirukanka urebe ko wamurwana urebe ko yasohoka abayumva amenye uryamye papa ahera mu gitondo yirukanka arebe ko wafungurwa ikinyamakuru kigize abagikurikira benshi niko kibona amafaranga menshi ya publicity buri ibinyamakuru biri mu irushanwa nibyo Sanjay Dutt ari kutubwira no mpamvu buri ibinyamakuru bishobora kwandika amakuru apfuye kugira ngo bihatane abantu babisome bavuga ati dore inkuru yaciye ibintu abaturage basome kugira ngo ikinyamakuru cyabo kizabona amapublicity menshi tuma abantu babisoma baba benshi kubera iki ese ibyo binyamakuru bikoresha ukuri kugira ngo babisome cyane cyangwa bikoresha ibinyoma kugira ngo babisome bita question mark cyangwa se kara akabazo harya akabazo niko kantu kakoraga sasa ikinyamakuru gishobora kwandikaho nabi kikaba cyavuga ati ese wo Karafati Kaboyi yafashe umwana ku ngufu bagashyira akabazo kuko baramutse banditse nibashira akabazo ati bakavuga Karafati Kaboyi yafashe umwana ku ngufu ushobora kuba wajya kubarega ukavuga ati gute babyandika babyemeza kandi nafashe umwana ku ngufu niyo mpamvu bishyirisha akantu kakabazo ku buryo n'abarezi bavuga ati twarabazaga nyine twibaza nago twabyemezaga ati Sanjay Dutt no mpamvu navuga ati ikinyamakuru nanjye binyamakuru byaranzonze cyane bikajya bizenzaho akantu kakabazo bikigira nkaho byari biri kubaza ariko byamaze natabariga mu rukiko karaka kabazo nyine bafite ukuntu bakwandika inkuru bakibaza ese koko nuzaho muri nuza yagize gutya abaturage babisoma nyine basa nkaho babyemeje ariko umunyamakuru yashizeho kara kabazo nyine ntago ibirori by'ibyihebe by'amagengista y'amabandi menshi yo mu Buhinde umwana wawe avugana n'ibyo bigize bijyana abari byitabira ibirori byabo urumva ko umwana we nawe ari ibandi zandagira ngo mvumago buriya mu Buhinde rero birujyana muri filime abahindu usanga ari nk'agatsiko k'amabandi anasoresha yarakaye yanutse akora ibyo ashaka yarananiye leta nyine ni igihugu gituwe na za miliyari sasa papa yumvishe ko umwana wasigaye yitabira imyaka 10 irasora zose zarazimye nta filime nzimeruka gusora nta muntu ukimukunda umwana we byamurangiriyeho kariyeri yarapfuye bavuga ati ese Sanjay Dutt burane byamurangiriyeho kuri nyine abahanzi nyine ujya kubona ukabona ikinyamakuru girasotse ese bari abahanzi ntibazimye rero ku muziki cero ugasanga nyine basa nk'abari kwibaza ariko n'ubundi tayari baba bakurangije muri yo bayanditse sasa papa yaraje yandika ati mushyiro ku mwana wanjye tarangiye bakora komeza kunyandika papa wanjye ntago yabyemera kundi guhitamo mfite ari amabandi nimba yarantumiye ari amabandi ni mabica ari amabandi nitabira ikirori cyabo yanyica sasa mu Buhinde haba amabandi mu nceri yanutse abazwi yamabandi agira gutya afite guri yateguye nk'ikirori agatumira umusitara tuzaze mu kirori cyanjye shandi umufana wawe uramutse utagiye y'umabandi arakwica uyu musore nibyo ari kubwira papa we ati mpamvu ari amabandi amamagara mu kirori nkemera kujyayo ntagiye banyica aturabizi ko mu minsi ishize barashe Gurishani Kumari niwe nyiri ya T-series music twatangiye mbereka filime babwira ati nyiri yinzi itunganya izi filime na n'uyu munsi baramurashe yarapfuye yitwaga Gurishani Kumari baramurashe 9 gatatu arapfa ati reba bishe Gurishani Kumari ari amabandi bamutumiye yanze kwitabira ubundi barashe Rakesh Roshan ni papa wa Hrithik Roshan nawe baramurashe ariko baramurashe arakomereka ntiyapfa ati nawe bari bamutumiye yanga kwitabira n'umukinnyi wa filime n'umudirector wa filime ajya kina filime yitwa Rakesh Roshan papa wa Hrithik Roshan nawe baramurashe yanze kwitabira ikirori cy'ibyibi none se umujye nitabira ikirori urumva bari bunkorera iki nwa na mama wawe Narigisi batangiye kumbwira ngo Narigisi ni ishema ry'abayisilamu sasa mama wa Sanjay Dutt yari umusilamu kazi batangiye kumbwira barara ngo nindamuka nshyingiranywe na Narigisi kandi ari umusilamu baraza kunyica uko ngiye nari umuhindu byeyi banje narabatumye ndababwira ati Sanjay Dutt mufana nawe nzamuzana mu kirori cyanjye sasa nakubwiye mu Buhinde ababyeyi abana abantu bose bakunda abakinnyi ba filime sasa umusaza ngiye nabwiye ababyeyi banje barishima nabo bazaza muri icyo kirori none urashaka kunsebya ababyeyi banje babone ko nambara mfite zo kugutumira urumva nta bansebye ndagutumiye mu kirori cyanjye kino cebe raza birabye kiragutumira kugira ngo cyemeze abantu ko cyatumiye nde Sanjay Dutt ngakora abantu nyine nanjye bagira gutya ugasanga hebye mu miliyoni menshi kugira ngo ntumire yemeze abantu ko barara bigize ngo ni ba Musa ngo baranutse baraba babikina hari abandi baba bikora buriya buzima wo kinara abandi babamo kuyo wanyica bakavuga ati nanze kuza mu kirori cyawe abanyamakuru bakandika ati Sanjay Dutt yishwe n'ibisambo n'abarara bitewe nuko yanze kujya mu kirori cy'ibirara papa wanjye bizamuterisha maze avuga ati umwana wanjye yapfuye nk'inyangamugayo ariko ninza mu kirori cyawe papa wanjye azababara nafite ishema avuga ati umwana wanjye byibura ubu ngubu barabizi ko yapfuye yishwe n'ibyebe kubera yuko yanze kujya mu birori by'ibyihebe bigaragare ko ndi umwana mwiza icyo gihe papa wanjye ntabwo bizajya bimusaba kugenda mu ruhame areba hasi afite isoni
nko mu gihe byaba ndamutse nje mu kirori cyanyu bavuga ngo